mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hashize imyaka ikabakaba 10 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR na leta y'u Rwanda byemeje gahunda yo kurangiza ubuhunzi ku banyarwanda bahunze mbere y'itariki ya 31 y'ukwa 12 mu 1998 bashingiye ku kwemeza ko u Rwanda rutekanye, bityo ibyateye uko guhunga bikaba byararangiye. Gusa nubwo hari abatari bake batahutse, abandi baracyari mu buhungiro kubera impamvu zitandukanye. Ubushize twabagejejeho zimwe mu ngaruka iki cyemezo cyageze muri Zambia na Malawi. Muri iki gice gito cy'ikiganiro muri Isanga cya kabiri, mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yagiranye na bamwe mu Banyarwanda bari mu buhungiro, turabagezaho uko byagenze muri Mozambique na Zimbabwe. Abatumirwa ni Maître Henri Paul Ingabire, umunyamategeko wazobereye mu byerekeye amategeko agenga impunzi, akaba afite n'impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 mu birebana n'uburenganzira bwa muntu, ari Harare muri Zimbabwe, na Bwana Cleophas Habiyaremye, umuyobozi w'impunzi z'Abanyarwanda ziri muri Mozambique, ari nawe duhereyeho. Icyemezo bamaze kuvuga ko kizajyaho bateye ubwoba mu mpunzi nyinshi z'Abanyarwanda. Ubwoba bawugize kubera yuko icyo bahunze cyari kitararangira, kandi noneho bakibaza ukuntu u Rwanda ubutegetsi bwa FPR ari nabwo bahunze ariko buhindukira bavuga ngo icyo abantu bahunze cyararangiye. Noneho HCR nayo ikora ikosa ryo kumva uwo bahunze n'iryo kumva uwamuhunze icyo bitekerezaho. Ariko rero icyaje gushawe naravuga ku mpunzi muri Mozambique nuko kugeza ubu ngubu tuvugana icyo cyemezo muri Mozambique kitashyirwa mu bikorwa. Ni ukuvuga ko cyemezwa na leta y'u Rwanda, cyemezwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, ariko bigeze kuri leta ya Mozambique ntiyumvikana nabo. Bavugaga ko mu myanzuro bafashe ko igihugu ari kizafata umwanzuro wa nyuma. Noneho umwanzuro wa nyuma Mozambique yafashe nuko yo yagumishijeho ubuhungiro ku mpunzi z'Abanyarwanda, kuko ngega ko yemezaga neza ko ibyo bahunze bitararangira. Kandi impamvu wenda nakongeraho nuko n'ubu abantu bakomeje guhunga ari benshi mu Rwanda. Ni ukuvuga ko amashami ashinzwe kwakira impunzi cyangwa gukurikirana imibereho y'impunzi muri Mozambique yakomeje kwakira impunzi nyinshi zivuye mu Rwanda. Ubwo rero bibaza ku kuntu wavuga ngo icyo Abanyarwanda bahunze cyararangiye kandi n'abandi bakiri guhunga. Uberi n'amahire, uri umuyobozi w'impunzi aho ngaho muri Mozambique, ugize uti na n'ubu ngubu hari Abanyarwanda batari bake bahunga u Rwanda. Ni ku mpamvu za politiki cyangwa n'abimukira basanzwe bishakira imibereho? Ni impamvu z'umutekano, ubwo nuvuga nyine ni impamvu za politiki, kuko Abanyarwanda benshi bahunga mu Rwanda umutekano wabo ni mukeya, baratotezwa, baricwa, noneho bakabona ko ubashije kubona uko agenda. Nkeka ko ndetse n'ubu ngubu hari abandi bakiri mu Rwanda kubera ko babuze aho banyura, babonye inzira banyuramo bahunga ari benshi. Tujye muri Zimbabwe, uko byari bimeze duhereye icyo gihe, Maître Ingabire. Nk'uko byari byatangajwe n'umuryango w'abibumbye maze kumvikana na leta y'u Rwanda, bari bafashe icyemezo cy'uko impunzi z'Abanyarwanda zagombye gutaha, kuko bari batekereje ko bamaze kumvikana leta y'u Rwanda ko nta cyatuma izo mpunzi zidataha. Ariko ndagira ngo mbibutse ko icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi n'ubundi kiba gisanzwe kiri mu mategeko mpuzamahanga, nk'itegeko rigenga impunzi ryo muri 1951 cyangwa itegeko rigenga impunzi ryo muri Afurika ryo mu 1969. Kuko mu ngingo zabo bavuga ko umuntu ashobora kureka ubuhunzi, ashobora gutaka impunzi kubera ko icyatumye ahunga cyavuyeho. Ibyo biri muri izo konvansiyo ebyiri, kandi Zimbabwe kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika byagiye bizisinya. Ariko nk'uko wabivuze, icyo cyemezo gifatwa, ntabwo Zimbabwe yahise igishyira mu bikorwa. Urebye mu nama zagiye zibera i Geneve cyangwa mu byemezo byafashwe n'i Geneve, nibwo baje noneho gutanga icyemezo kiri specific kivuga abagombye gukorerwaho ubuhunzi, kubera ko cyari cyateje ibibazo cyane ko bavuga ko Abanyarwanda bose bagomba gutaha kubera ko ntacyo bahunze kigihari. Ariko ibihugu byinshi bya Afurika birimo na Zimbabwe bikagumya bivuga ko biri kwakira izindi mpunzi z'Abanyarwanda ziva mu gihugu cy'u Rwanda kubera ibibazo byari bihari. Noneho kubera izo mpamvu, icyo gihe nibwo umuryango w'abibumbye wafashe icyemezo cy'uko
impunzi zagombye kukurirwaho iyo stati y'ubuhunzi ari impunzi zahunze kuva muri 59 kugeza muri 1998. Noneho ibyo byahise bituma impunzi zahunze muri 1998 kuzamura kugeza n'uyu munsi zitarebwa n'icyo cyemezo. Ubwo rero muri make Zimbabwe uko yabigenje, hano muri Zimbabwe habanje kuba uruzinduko rwa minisitiri ushinzwe impunzi, yaje muri Zimbabwe hanyuma ajyanwa no mu nkambi y'impunzi, hanyuma akorana n'inama n'impunzi. Inama yabereyemo impaka ndende cyane, impunzi zimubaza ibibazo zinamwereka yenda ibimenyetso zakekaga ko zerekana ko muri make ibyo yavugaga yenda batabyemera. Hanyuma izo mpaka zaje kurangizwa nuko leta ya Zimbabwe yavuze iti noneho hagiyeho komite y'impunzi, bazitoranyamo impunzi zizajya mu Rwanda zikajya kureba uko bimeze, zikagaruka, zamara kugaruka zikabwira abandi ko ibintu byagenze neza, hanyuma abo bandi nabo bakumva bataha. Ubwo uwo minisitiri yarazanywe no kugira ngo ababwire basubire mu Rwanda muri rusange kugira ngo arebe ko icyo cyemezo cyashyirwa mu bikorwa aho muri Zimbabwe. Muri make yaraje kugerageza kubwira impunzi ko zataha zose. Yego. Ariko anababwira ko yaje mu 2011, icyo gihe anababwiraga ko hari icyemezo kizabafatirwa cy'uko bazakurwaho stati y'ubuhunzi. Ubwo rero nibwo leta ya Zimbabwe yavuze iti izo mpaka twe ntitwazishobora, ntabwo turi mu Rwanda, mwebwe mwazohereje abantu bakajya kureba uko bimeze, bakagaruka bagatanga report, hanyuma iyo report yaba noneho tukayigenderaho dushishikariza n'izindi mpunzi gutaha. Iyo komite yagiyeho, hanyuma hari abantu bagiye mu Rwanda bagarutse. Amakuru mfite nuko report batanze yari so adverse, donc muri make ntabwo yatangaga icyizere cyo gutaha, ku buryo icyo cyemezo cyo kuvuga ngo bagomba gushishikariza izindi mpunzi gutaha, Zimbabwe yashushe naho ikihorera, irabyihorera. Hanyuma mu 2012 ariko Zimbabwe icyo gihe yafashe icyemezo cy'uko kubera ko muri iki gihugu kugira ngo ubone ubuhungiro ugomba kubazwa ibyo bita interview ni n'ababishinzwe, buri muntu abona stati y'ubuhunzi biturutse ku byo yavuze, not kubera ko yageze mu gihugu. Yafashe icyemezo cy'uko abantu bagomba gusubirishwamo, abo bose barebwaga n'icyo cyemezo, n'ubwo abantu bahunze kuva muri 59 kugeza muri 1998 bagombaga kongera gukoreshwa interview cyangwa se kubazwa, bakareba koko niba icyo bahunze cyaba kigihari cyangwa niba cyararangiye. Ibyo byarabaye, abantu barahamagawe bajya gukora ayo mabazwa, bararangiza. Bamaze kurangiza, harimo abo Zimbabwe yaje gutangaza ko babone impamvu batanga zo kuguma muri Zimbabwe zitacyumvikana, ariko abenshi bagiye gukora iryo bazwa, Zimbabwe yasanze impamvu bafite zumvikana, nuko irabareka bo bagumana stati z'ubuhunzi. Abo ngabo muri bake basigaye, ubwo bari basigaye bafite uburenganzira bujyandanye n'iby'amategeko ateganya muri Zimbabwe bwo kujuririra icyo cyemezo. Kugeza na n'ubu uretse mu byumweru 2 bishize, nta muntu n'umwe w'umunyarwanda wari wagakuwe muri Zimbabwe kubera ko bavuze ko agomba gutaha. Mu cyumweru 1 cyangwa 2 bishize nibwo hari umuryango umwe wagomba gukurwa muri Zimbabwe, ariko impamvu ntabwo zari uko bari barakuweho stati y'ubuhunzi, harimo izindi mpamvu zijyanye n'umutekano w'igihugu cya Zimbabwe n'izindi mpamvu zijyanye no kuvanga iby'ubuhunzi no gukorera guverinoma y'u Rwanda. Ariko kugeza ubu muri Zimbabwe nta muntu n'umwe uravuga ngo birukanye ngo kubera ko cyangwa ngo bamusubize mu Rwanda cyangwa bamubwire ko adashobora kubona atagifite uburenganzira bwo kuba muri Zimbabwe, nubwo mu mategeko baba bavuga ko nta mpamvu agifite zo kuba muri iki gihugu. Muri make ubwo nuko bimeze. Izo mpunzi ziri mu cyaragati, ziri hano, ntabwo zigeze zirukanwa, ariko nanone ntabwo uwo mu minisitiri hano muri Mozambique yarageze mu mwaka wa 2011 ndetse bamujyana mu nkambi y'impunzi iba Inyampura, uko mugenzi wanjye yaje muri Zimbabwe abantu inama n'impunzi z'Abanyarwanda, ariko ku bibazo bamubajije nyine byerekanye n'icyo bahunze n'uko mbese u Rwanda rwarubeshya ko ibibazo byarangiye, ntabwo yabashe kubisubiza. Ubu rero bamubonye ko atabashoboye kubisubiza, yagiye muri make adashoboye kumvisha Abanyarwanda ko icyo bahunze cyarangiye, ahubwo nyine nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, yabumvisaga ko niba badasatse ku neza hari ibyemezo bizabafatirwa byo kubavanaho ubuhungiro. Iyo gahunda yo kuvuga ngo bajye kureba uko bimeze ntabwo hano muri Mozambique habaye, kandi nkeka nyine ko impamvu itahabaye nuko bakomezaga kubona n'izindi mpunzi ziri guhunga. Ntabwo babona abantu bahunga,
ujye ubwira ngo abandi bakubwira ko icyo bahunze kigihari none ngo nimugende mujye kureba ko ari bizima kandi nyine ubwacyo icyo ni ikimenyetso kikwereka ko niba abantu bakiri guhunga n'abari aho ngaho bakubwira ko icyo bahunze kitarangiye. Kandi ndagira ngo nkubwire ko u Rwanda ni igihugu cyacu, amakuru yo mu Rwanda turakurikirana, tuzi neza ko bahunze bigihari, ibyo bavuga ni ibya politike, ni twebwe twahunze, tuzi icyo twahunze, tuzi n'abo twahunze. Nitubona ko byaraye amutuza gukunda igihugu cyacu tuzatera ahubwo ishoye duhite dutaha. Maître Ingabire waruvuze uti nyuma rero bimaze kugenda gutyo bamwe bahawe ubuhunzi abandi baguma aho ngaho, nta icyo cyemezo nta numwe cyari cyagakozeho, nta kintu byahinduye muri rusange ku mibereho y'impunzi cyangwa uburenganzira umuntu agenerwa ku buryo bugaragara. Hari ingaruka ziba zikomeye kubera ko iyo uri impunzi ukurikije amategeko nka hano muri Zimbabwe icyo bita refugee act igenga impunzi, hari ibyo impunzi bigenewe, impunzi bigomba kubona ibyangombwa, birimo icyangombwa cy'indangamuntu, birimo ibyangombwa bishobora gutuma birth certificate nk'iyo umwana avutse, birimo n'ubundi bufasha bwinshi cyane bushobora kuba buriho. Ugasanga nk'abantu bakuriweho icyo cyemezo, bashyiriweho icyo cyemezo cy'uko bagomba gutaha, ibyangombwa byabo iyo birangiye bigorana kugira ngo bashobore kuba babyongera, kubera ko ibyangombwa by'ubuhunzi muri iki gihugu birarangira, hari ibimara imyaka 2, hari n'ibindi by'amezi 6. Ugasanga izo serivisi batazifite, ugasanga nk'abashobora kuba bafite nk'abana biga za primaire cyangwa secondaire bagiye gukora ibizamini bya leta, kubera ko umwana aba akeneye kubona indangamuntu, ugasanga bishobora kumugora gukora icyo kizamini kubera ko umwana adashobora kubona iyo ndangamuntu kubera ko adashobora kuyibona. Ibyo rero ni ibintu bishobora kugira ingaruka nini cyane. Ugasanga n'ushobora gushaka yenda nk'umuntu ushaka gushaka umugore cyangwa umukobwa ushaka gushaka umugabo wenda iwabo barebwa n'icyo cyemezo, nabwo bishobora kumugora kujya gusezerana mu rukiko mu byerekeye n'amategeko, kubera ko basaba ko ugomba kuba ufite indangamuntu kandi ukaba ufite icyemezo cy'uko utigeze ushaka. Muri make rero birabangamye muri ubwo buryo, kubera ko ibyangombwa buri mpunzi yindi bifite nyine uwo nguwo aba atabifite, ku buryo haramutse habaye nka za operation zira zo gushaka abantu babaye hano batabayeho mu rwego rw'amategeko, kuko itegeko rigenga impunzi hano rirabivuga ko iyo bagukureho ubuhungiro uba ufite iminsi 90 kuba muri iki gihugu. Iminsi 90 rero iramutse irangiye, ubwo no kuvuga ko muri make uri mu cyeragati, nubwo guverinoma ya hano itaba ifata ibyemezo byo implementing ibintu muri act, ariko urumva biba bifite ingaruka zikomeye cyane kuri abo bantu baba bari mu cyeragati muri make. Maître Henri Paul Ingabire, umunyamategeko wazobereye mu byerekeye amategeko agenga impunzi, na Bwana Cleophas Habiyaremye, umuyobozi w'impunzi z'Abanyarwanda muri Mozambique, mu kiganiro na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.